sinakubaza impamvu ituma ubikora kuko nzi neza ko biba bikwiriye nubwo rimwe na rimwe bitanyorohera ariko nzi yuko ari byo byiza kuri njye. Intoryi n'ibijumba bibiri urateka amaminwa y'ibishyimbo ndabivanga ngashira mu gasafuriya nk'iryamye ntimukajye ubwo rero abantu bajye bavuge bate nibishaka ni muntu ki uranzira se ndinde ndi data yakoze iki mama yakoze iki ndi uwo kwande kora amatika aho ngaho. Mutesi afite ikosa rimwe ryo kuborosa mu kanwa agasiga ururimi. Bundi umuhanda wo kwiborosa ntabwo akwiriye kuborosa amenyo gusa n'ibihanga ngo areke ururimi. Afazari uzi ko waborosa ururimi amenyo ukayihorera kuko amenyo wanyuzamo n'agati ariko ururimi ntiwakubaho igiti. Ibi bintu dore umuntu wabishize hanze urumva neza. Yego ukuri ni ikintu gitinda ariko iyo kumenyekanye hari ibyo gukiza. Muri gira neza hari timu ya diaspora hari WhatsApp ya diaspora mwitabe hari WhatsApp ya diaspora hanyuma hakaba n'indi groupe y'abatari aba diaspora baba hano mu Rwanda bisanzwe. Urumva ni ukuvuga iki rero ariya majwi mwumvise ubu hari ayo ntakina njyewe burya ndi imfura waje kuyama nkayikinira. Oya ejo nakiriye ubutumwa Tewe ariko wayama nkayakina uretse gato. Oya amakuru nashoboye kumenya nayo uko uyu mugabo wari uri gutereta Asiya atanga ituro ry'ishimwe. Ngwiki ryo gukoresha iki rero? Asiya mu mugisha Imana yaguhaye ushaka ituro ry'ishimwe uriturira Imana yaguhagazeho. Uyu mugabo abana be batunzwe n'abagira neza muri Amerika. Yirukanye mushiki we wari wavuye aho yari yavuye aje kumureba muri Amerika. Nkurikire neza ndakugenda nkumva ubwo ndi gucamo kugira ngo abantu bamenye ko amakuru aba ahari. Mushiki we acumbikirwa na pasiteri umwe mu bapasiteri bari muri Amerika. Abana be bagurirwa imyenda n'umurundi kazi umugira neza akajya no kubahahira ibyo kurya. Icyo uyu mugabo rero yashakaga kuri mama pastori ni ibintu bibiri. Icya mbere hari inzu iri i Burundi y'umurundi yabyaje. Rumva neza ari ryo rya zina bari gupfa. Harimo amazina abiri mama nindera Dodo. Urakoze cyane. Inzu ya Dodo iki gisambo cyashakaga kuyigurisha. Umurundi kaza aramubwira ngo itanga umugisha muri Amerika yawutanga na hano iwacu. Ntibaranakora divorce. Mama Asiya abimenye. Urumva ukuntu amakuru agenda social media phone n'agatebe. Hanyuma ubwo ndi kugenda nkopeza ngifoni
rekeraho ndi kugenda nkopeza Mutesi kugira ngo amenye ko niwe wicaniye uyu muriro, ni nawe ubwo ugomba kuwuzimya. Kasubiremo. Mutesi Aime Prudentiel, ni wowe wenyine mu isi no mu ijuru ufite urufunguzo rwo kuzimya uyu muriro, kuko ni nawe wawicaniye, kandi uko nukuri ko bari kujya mu ijuru. c'est tout. Hanyuma rero dore amakuru mutigeze mumenya mwese uko muba muri social media, uretse njyewe nyine uyazanye, kandi nari nararahiye ko ibi bintu ntazabivuga, ariko mutumye mbivuga. Ubwo ribu nina nampamagara byabaye ngombwa, kuko umunyarwanda yatabaje, umugore uhekeye igihugu yatabaje. None se umugore uhekeye ahekeye igihugu, inshuti yanjye, please. abandi bahekeye iki? Oya, yabyariye igihugu. abandi babyariye iki? Nta njyewe ndi kuvuga uyu. Nese hari undi mwabonye kuri kamera wishingana? Mutesi reka nkubwire, kambivuge nitonze. Turi kujya mu cyumweru kitugoye twese, umuntu wese abareba ibyabaye byongera kwituruna mu bwonko. Pastori ati bitabapfu, iyo wiborosa ururimi ntiwoza amenyo gusa, nta kibazo tuba dufitanye nawe. Theo, tugana ku musozo, ni ikiri busoze ubwira abantu bagukunda ndetse banagukurikiye, by'umwihariko abantu bakunda kureba ibiganiro ukora. Sindi buze gushyiramo abakunzi ba Pastor Dose kuko yavuye kuri YouTube yasezeye. Ntago yahava. Nagiye ko nambona arongeye ya uploading ubukwe kandi yavuyeho. Ntago byakunda. Azagurisha gira neza iriho ubukwe bwe. Ntago bishobokereka. Hanyuma sararya iki? Abaho yumamiranya. Erega hari ibintu, okay, reka dusoreze kuri aka kantu. Amakuru nashoboye gukurura gukwega aho amakuru yarari ku rubuga rw'amakuru. Uyu mugabo wamaswaga ibirenge yashakaga kurya inzu ya Asiya n'iyuri Burundi, hanyuma yarangiza agashaka ikintu akora muri Amerika, ndetse ari no kwishuzwa amadeni afite y'abantu babana nawe muri Amerika. Amakuru nashoboye kumenya, nta aderesi agira, isaha n'isaha ashobora gufatwa agashikirizwa polisi ya Amerika. Asiya Imana yamurengeye, irebera imbwa ntihumbye. Icyo ni kimwe. Hanyuma rero papa Mutesi uyu wa bucura mu bagabo, niba ari umuhererezi simbiza, ariko amakuru mfite nuko inyuma hazaza n'undi. Inyuma ya nuza ya Fredina kazi ndi mugabo. Fredina rero akaba yarabetinze. Fredina rero akaba yarabetinze. Hanyuma umugabo akaba yamuraje ku nkeke amubwira ati twubahane. Narongoye umugore sinarongoye amatiku. Narongoye umugore sinarongoye amagambo. Sinshaka kuzajya kwicara kuri kamera ngusobanura cyangwa nanjye nisobanura. Ibi bintu niba utabishingutsemo burundu, n'ubundi urabizi ko nta mezi abiri twakundanye, mbaye ngiye. Mutesi rero akaba ari kuri pressure ya Fredina, akaba atangiye gukumakuma ati nyabuna ngayo nguko. Umugabo rero akaba yatangiye kwigagaza, kuko n'ubundi nta gahunda yo kubana nawe yari ihari, bakaba barabanye kubera kubetinga. Fredina akaba yari yarabetinze n'umuryango we n'abari bari hanze, abwira ati ntago uriya mugore wamushobora, ni umusitari. Fredina urakennye, Fredina nta kazi ugira, cyokora wenda uzi gushugurika ukibeshaho, none twebwe tugutegeye miliyoni izi, nuramuka umushatse tukabibona koko ukamushyira mu rugo tuzahita twemera. Fredina rero abayitayemo mu rukundo, ariko amakuru twashoboye gutoragura hirya ku ruhande, hatagira uza abeshya ngo ibiki n'ibiki, nuko nta rugo ruhari Pastor Mutesi na Fredina. Ndagushimiye. Bye.
bwira Imana ngo Mana ya Isaka na Yakobo ntabara. Iyi Mana ndakwinginze muvandimwe nshuti yanjye, ujye uyibwirana intego. Ujye ubwira Imana ikintu ushaka kuyibwira kandi ufite intego. Kubera iyihe mpamvu? Hano turi muri studio z'Iriba ry'Abera TV, Imana Yacu TV, ntabwo turi guhamba imbwa aya masaha. Wowe ushobora kubireba nk'ibiciriritse, ushobora no kubireba nk'ibigayitse, ariko mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'Imana ni ibintu birema ikintu kandi ukacyisangamo. Maze gusoma iriya Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere, ivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, kandi ntiyicarane n'abakobanyi. Iyi Zaburi naje gusanga ari ubuzima. Iyi Zaburi naje gusanga iyo uri umuhanga, iyo ufite ubwenge, naje gusanga iyi Zaburi ari ubuzima. Bibiliya iravuga ngo kandi ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yishimira, akaba ariyo yibwira ku manywa ndetse na nijoro. Egari azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Ku mwanya wa mbere, ibibabi by'iki giti ntabwo byuma. Azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Ibibabi rero bababwira ntabwo ari ariya mababi y'igiti nyamukuru. Oya, bundi Bibiliya iri mu marenga, kandi Bibiliya yanditse mu migani. Azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Ibibabi byacu ntibyuma. Mu yandi magambo, abana bawe ntibazarumba, abana bawe ntibazabura ubwenge, bazahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Igiti kiri iruhande rw'amazi, niyo imvura itakigwa, nyumve neza, gitungwa n'amazi cyavomye mu mizi kibitsemo. Ndagira ngo mbwire abantu mudukurikiye uyu mwanya, kambibiri bana, umukristo muri iki gihe akwiriye kwishakamo urusengero ruzima, akarwishakamo. Umukristo muri iki gihe akwiriye kwishakamo ibyiringiro by'uyu munsi, n'ejo bundi, n'ejo hazaza, ndetse n'ikindi gihe akishakamo igisubizo. Umukristo wa nyawe akwiriye kwishakamo kunesha. Pawulo yabivuze neza, aravuze ngo ngambirira gukora ibyiza, ariko kandi ibibi nabyo bikantanga imbere. Uko ni ukuri. Ayo ni amagambo Pawulo yavuze. Ariko kandi avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ndaterana ibipfunsi ariko simpusha, ndashaka gusiganwa, ndashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye ubwo azampamagara ahagaze ku bicu. Ubwo nzumva ijwi ryanjye
nkamwitaba, reka mbabwire, uyu mwanya wowe unteze amatwi, ushobora kuba uri aho muri Amerika, ushobora kuba uri Canada, ushobora kuba uri Uganda, ushobora kuba uri Ngozi, ushobora kuba aho uherereye hose, ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe: hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, kandi ntiyicara